Wenda hejuru reka tuvuge ko hejuru sinari nambaye ariko hasi twambaye yani acting nacenda kina sarya amazi abura cyangwa akazi kumukunda byo ndamukunda pe hari nko kuvuga ngo hari ubundi babyita gute nukifuza kumukunda byo ndamukunda ariko nyine nanone nambaye sugar mami. Yes, reka nongeye mbaye ikazi bakunzi ba Yawe TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru ndetse n'abastari batandukanye tugenda tubabashakira kugira ngo mumenye ku bintu biri kubavugwaho. Uyu munsi twabazaniye umwe mu bakobwa bagaragara cyane mu ndirimbo Amazi. Indirimbo Amazi twayibajijeho byinshi ndetse namwe muyibazaho byinshi. Ibitekerezo bitandukanye twarabibonye tugenda tubibona ndetse tubidutera imbaraga zo gushaka uyu mukobwa kugira ngo atubwire icyatumye agaragara muri ino ndirimbo ndetse n'ibyo mwamuvuzeho nimba yemeranya namwe ndetse nimba koko baramushutse nkuko bamwe babivuga nimba ari byo. Uyu mukobwa nta wundi bamwita Isimbi Chance. Isimbi Chance aranatubwira nimba ari amazina akoresha cyangwa se nimba ari wo mwuga akora. We kora subscribe, ukore comment, ukore na share kugira ngo ubashe kudukurikira, ukurikire ibiganiro byose ducishaho ndetse ukurikire n'abandi bantu bose batandukanye tugenda tubagezaho. Stay in touch. Yes, nkuko twabibabwiye uyu munsi turi kumwe ndetse na Chance Isimbi. Kora subscribe, ukore comment, ukore na share kugira ngo ubutanze umusanzu kugira ngo ibindi biganiro byose bijye bikugeraho ku gihe kandi unabisangize abandi. Ikaze Chance mu kiganiro. Merci. Chance, amakuru umeze neza? Ego meze neza. Chance ni muntu ki ku bantu batamuzi? Chance ni umukobwa umwe mu bahungu batatu. Ego nk'abandi umwana wavukiye mu muryango w'abantu basenga. Umuryango w'abantu basenga ubwo bivuze iki? Muri ADPR. Muri ADPR. Muri ADPR harimo kubera ko wenda ugenda ugaragara muri video zitandukanye, waba warigeze kuririmbaho muri korali cyangwa se uri umuhanzi cyangwa se iwanyu mu muryango hari nk'umwe mu bantu wenda bafite nk'icyo bahuriyeho wenda mu murimo w'Imana? Ego bombi, papa ni pastor, mama ni diakoni, nayo naririmbye muri korali mu rusengero. Biradutunguye kuba Chance yararimbye mu rusengero. Ni nk'iyo ndirimbo wibuka ukavuga ngo ino ndirimbo twarayiririmbaga kabisa nkumva ngiye mu mwuka nk'umwe mu bantu bakuriye wenda muri ADPR? Oya, siyo nibuka, ahubwo indirimbo nibuka ni indirimbo mama wanje yandirimbiye umunsi mbatizwa. Umunsi batizwa? Warabatijwe sanze? Cyane. Wabatijwe ku myaka ingahe? 15. Iyo ndirimbo ni iyenga turirimbe gato twumve n'ijwi ryawe tuvuge ngo mu minsi iza rero tubitege abantu bitege Chance mu muziki. Donc nago nyibuka neza ariko harimo kamwe nibukamo mama ambwira ngo sinzi bagirwa igihe nabatizwaga nyine biri mu ndirimbo ariko ko yabivuze naga ariko birimo. Indirimbo iravuga ngo sinzi bagirwa igihe nakizwaga nyine mama yarabimbwiraga ambwira ngo igihe nakijijwe sinzacebagirwa. Ego ubu Chance arakijijwe? Chance mu mwuka nyine ndabatijwe ndi n'umwadeperi. Hanyuma tutagiye kure urakibwira abantu kugira ngo bakumenye bamenye Chance uwo ari we. Chance babona ugaragara muri video wenda nubwo turi buzigemo tubanze tugaruke kuri Chance mu buzima busanzwe. Chance abayeho ute? Chance ubuzima bwe umunsi wiwe wa buri munsi ugenda gute? Umunsi wanje wa buri munsi bumeze neza, ndabyuka nkajya ku kazi nyine bisanzwe. Twa dufite nka gushutinga nyine nkuko babivuje nkagenda ariko mu buzima busanzwe ndaho bitari bira bya movie byo gukina ndacuruza. Chance ni umucuruzi, acuruza he kugira ngo nabo bakiriya bawe bazakugane? Mu mujyi. Ego gihe muri chic. Chance acuruza ibijyanye n'iki? Imyenda. Chance ndabona ni umukobwa umeze neza useka neza. Chance sikira abantu kugira ngo banze barebe niyo nseko yawe batagira ngo ni ibintu ndi kubeshyira kuri kamera bari kubibona. Hanyuma abantu bari kukureba barimo n'abantu b'ibitsina bitandukanye, abagabo bari kukureba wababwira iki? Ufite umukunzi? Yego ndamufite. Kubivuga nkuta byemeye neza Chance? Ndamufite.
Chance rero impamvu yatumye tuguhamagara no kubera iriya ndirimbo Amazi. Indirimbo imaze iminsi igiye hanze, ndakeka imaze iminsi 5 igiye hanze, imaze kurebwa n'abantu barenga 3800. Urumva ni indirimbo cyane ku muhanzi ubu utaramenyerwa mu bantu benshi, agasora ikintu kigahita kirebwa n'abo bantu. Chance wayigaragayemo, Chance wagaragaye muri iriya ndirimbo Amazi. Icyo gitekerezo cyaje gute kugira ngo ugaragare muri iriya ndirimbo Amazi? Mbere na mbere King J, congratulations. Ego iriya ndirimbo nyine ni indirimbo babanje kuma ID barambira Chance ino ndirimbo urumva wayijyamo, ndabwira imeje gute, bambwira uburyo kimeze, ndababwira yego ariko nanone ni amafaranga. King J yakwishyuye angahe Chance? Asubwe koko urumva atari ibanga ryanjye nawe. Ariko ayo yambaye yose thank you. Cyane nyine impamvu nari mbikubwiye kugira ngo n'abandi bantu bashaka gukoresha Chance muri video batavuga ngo Chance yihagazeho. Harimo abantu kuko tuganira n'abantu benshi, harimo abantu batubwira ngo yanyishyuye n'ubushuti busanzwe, ese naramufashije byagenze gute? Timukunda. Ego. Bigaragare ko wamufashije. Oya sinagutyo kuko ndamufasha se ni sindobyita gute. Ariko nuko nyine reba nka kuriya nyine no gufata se ndabyita gute. Ni inshuti kunyisha bwo yaranyishyuye kandi amafaranga yamaye yaramagije kuri nje. Muri kirazira kwifuza. Hanyuma iriya ndirimbo imaze gusohoka ugaragayemo, hari aho ugaragara ntaga kenda k'imbere wambaye, ugaragara uri mu buriri, abantu bayakiriye gute cyane ko batari basanzwe babona Chance yambaye ubusa? Benshi byarabatunguye, batangira kumbaza nimba ari nje Chance wa nyawe, ndabwira yego ninje, barambwira oya it's possible nago bira bintu wabikora, ariko ndabwira ni njewe pe. Hanyuma abantu babikubwiye cyane ko watubwiye ko papa ari pasiteri ndetse na mama wawe ari imirimo akora mu itorero, bo ntabwo babimenye kugira ngo babone ko ibyo bintu wakoze watandukiriye? Ababyeyi banje ntabwo mbizi ko bari babimenya. Ariko ibyo ari byo byose bitewe no kuntu irano jimeze na wayipostinze papa ashobora kuba yarabimenye, ariko kuri nje nacyo narambwiye. Ego. Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe ndatureke ku babyeyi bawe, kuri wowe nk'umuntu wabatijwe, bamaze kubikubwira nk'umuntu wabatijwe muri ADPR tuzi ko yirirwa yirukana abantu wenda batandukiriye, wewe watekereje iki? Nje ntabwo bansenya kuko ni akazi kandi nanone nimba ADPR buri wese afite uko yiyumva, imyemerere yiwe buri wese arayifite. Nshobora kuba nsengera muri ADPR ariko imyemerere yanjye itandukanye nawe kandi nawe uyisengamo. Ego. Rero uko bamfashe uko babyakiriye donc twari twambaye niko bitadusaga ariko twari twambaye. Iriya ndirimbo nubwo uvuze ngo wari wambaye, hari ahantu hagaragara imyanya y'ibanga, ndavuga amabere, wayakinzeho akaboko. Kubera iki kari akaboko? Ni kugira ngo amabere nyayo atajyanze baje. Ariko nimba mwarayitegereje neza sinayinambaye, sinavuga ko nayinambaye neza bibiraho gutyo, ariko nasaga nk'umuntu wambaye. Urumva nago imyanya ibanga twerekanye nago twakushize muri kozasoni rwinshi muri iriya ndirimbo. Hanyuma ntago mwashizemo urukozasoni weho ni kubyumva, ariko abafana bawe bakeya ntago ariko babyumva, bavuze ko watandukiriye. Hanyuma se nta wundi muntu wenda muri korali mwigeze kuririmbana? Turacyagaruka kuri ADPR cyane nkuko niyo igaragaragaho abantu, iyo ADPR ntago wemereye kujyayo utambaye imyenda miremire, ariko weho waratandukiriye ntiwabigaragaza. Hanyuma abantu mwaririmbaga muri korali mwaririmbanaga, nta kintu barakubwira se? Abayibonye cyangwa se abazayibona urababwira iki? Abo twaririmbanaga nari dirigente, abo nadiriraga nyine tu na n'umwe ukiri muri ADPR umve ko afite ADPR nyayo. Ego. Uwayibonye n'umwe adafite ADPR nyayo we cyangwa se uzayibona uzamubwira iki?
nta busobanuro mfite nese harimo ubusobanuro zambwira ari video ubwo uzababwira ko chance yari mu kazi yego nta kindi. hanyuma tugaruke kuri chance nyirizina. chance ubwe bamuhaye igitekerezo cya ndirimbo Amazi, bamubwiye nuko imeze ko ari amazi, hari naho numva ngo ashobora kuba avoma kuri. Ese ninde bavugaga? Ni chance? Byagenze gute? Banza uduhe ishusho yabyo. Ntabwo ari njye wanditse indirimbo, ahubwo umwanditsi niyo ahubwo we azatubwire uwo yarashatse kuvuga ngo avoma kuri. Hanyuma uyikinnyemo, abantu batanze ibitekerezo bitandukanye, comment hari iziba ziri positive n'iziba ziri negative. Kuri wowe hari comment wagiye ubona ukabona ziragutangaje cyangwa se ziragutunguye? Oh, by the way, abantu bavuze ngo baranshutse, oya ntago banshutse. Oya ntago banshutse habe namba. Kuvuga ngo uriya mukobwa baramushutse ntago birimo, nta muntu n'umwe yigeze nshuka. Na ubwanjye narabyikoreye n'umutima wanjye kuko nta kindi mburana nawo ntacyo. Hari n'andi avuga ngo uyu mukobwa kuko ninde wamubeshye, kuko se barakubeshye? Nyine niko ndi kuvuga nta muntu igeze nshuka nta n'uwambeshye. Indirimbo feedback zayo ugenda ubona zimeze gute? Wirinda kujya muri commentaire kuko wababara. Hari zakubabaje? Ndumva baratangiye kuzinjira mu mbwira nka commentaire wabonye ukabonera kubabaje. Ari nka commentaire bavugaga uriya mukobwa baramushutse, uriya mukobwa iki na biki. Oya zira nyine zarambabaje ko nagiye kwireba. Umunsi wa mbere isohoka nahise njya mu bantu followinga mpita mbibonaho nyine. Hanyuma chance arazibonye comment nta nubwo azitayeho. Weho ku bwawe bumvishe nta mutima wo gucira urubanza nk'uko babivuga wasigaranye? Iryo joro naraye nanasinziriye. Waraye udasinziriye? Warasinziriye? Naraye nasinziriye. Kubera iki chance? Ko naricaraga ngatekereza nkibuka commentaire numvise yariya nkababara. Ase tujye ku indirimbo nyirizina. Indirimbo koko ubundi se wewe bashobora kuba barayihimbiye? Oya ego. Kubera iki waketse ko atari wowe? Indirimbo nimbimaze amezi angahe, muri ayo mezi tuziranye bisanzwe ataranambwira mfite indirimbo iyi ntago yaba ari nje. Hari n'ahandi bavuga ngo cyangwa uriya muhunga ahubwo ni umusambanyi. Ntago washobotse kubera wenda ukuntu bakubonaga. Ngiye ndi kubona hano umukobwa mwiza, ngira ngo bari kumubona kuri kamera, umukobwa mwiza uteye neza useka neza. Hanyuma abandi bantu nabo bagiye kuri commentaire baravuga ngo uriya muhungu ashobora kuba ari umusambanyi, ahubwo ashobora kuba weho ntacyo wamwimye. Byagenze gute? Watekereza iki ku bantu bavuze ari amagambo? Buri muntu wese afite kunatekereza. Yego. Hanyuma twigire mu buzima busanzwe bwa chance. Chance yatubwiye ngo afite umukunzi. Yego ndamufite. Nako ndagufite. Aho uri hose urizi ko ngufite. Umukunzi imaze kumugeraho iriya ndirimbo, ese yarayibonye? Yego yarayibonye, yananyoreje n'ifoto yayo. Imaze kumugeraho yakubwiye ngo iki? Sugoshera imivugo ya reka mugirire ibanga. Ariko kureba kandi azagukurikirana. Hanyuma nimba yarabyakiriye nabi cyangwa neza ushobora kubivuga kugira ngo uce igikuba ku bantu batekereze. Yego nawe yambwiye amagambo si meza, si gute nyine nawe yatangiye gutera commentaire kuri ifoto abonye. We akora na screenshot y'ibindi bintu abari byanyohereza kumbwira ngo iriya ndirimbo wapi. Yarayanze muri make. Yabaye nko maze nk'iminsi atamvugisha. Hanyuma waje kumwinjirira ute kugira ngo akuvugishe? Nasabye imbabazi. None se waramubwiye ngo ntabwo uzongera kugaragara mu mavideo cyangwa waramubwiye ngo nakazi kawe nk'uko umbwiye ngo nakazi kawe niyo ababyeyi bawe babibona babyumve ko ari mu kazi? Ntabwo ibyo bitangaza nawe mwijeje. Ego. Namubwiye kunyakira uko ndi. Hanyuma abandi bahanzi bose bagushaka bashaka chance kugira ngo ajye muri video bamenye ko ari akazi. Nta kazi nta kindi kindi. Hanyuma muri industry yo muri entertainment umaze kujyamo, umaze ku actinga indirimbo zingahe ubwawe?
ngenda mpinduka nicyo kibazo ntabwo amenya ko ari njye ariko umuntu ukuzi ubona gukurikiranye kera nicyo nyine abafans baberaho ashobora kubavuga ngo uyu ni chance enye yande ntabwo bazwi uretse umwe wenda Mr Kagame na Hero nimbari Hero King Dave nimbari King J Pantis wanda ndabibuka amazina reka mzibuke neza David nimbari David simzibuka ariko David ego nawe wayigaragayemo birumvikana umaze kuba umwacteur mwiza ese nta sinema urakina cyangwa se hari zuteganya tubafitiye mu firi kuza hano vuba twitondeye yayo ratwiko noneho bakwitege ko noneho batwitege amazi nkeka ko noneho baraza bayabona yabiriye muri ndirimbo azazira muri film ase nta muntu urabura kubwire ngo ufite amazi cyangwa se warayabuze wayaburishije umusore w'amazi aho wapi reka tubireke ibyo kubera iki tubireke tubishyire hanze two kubishyira hanze tubishyire hasi hanyuma iyo ugiye iyo ubonye video nk'iri isohotse ukabona abantu bari kubifata hano mu Rwanda ntibiramenyerwa uretse ko biri kugenda biza akenshi na kenshi banavuga ko ari ibishego wowe bifata hi gute ubifite uhe mwanzuro harya ibishego ubwo ni iki ubwo ni indirimbo cyangwa se ni ibintu biza ntibishoborwe kuzimizwa ariko ku buryo abantu bari buyumve bakumva icyo ushatse kuvuga ari naho abantu bahita bagendera ngo ko abakera nabo bagiye bazisohoraga ariko se murutse kubeshya amazi ko yaberetse ko ari robine hari ibindi byo kugana ibishego yaberetse amazi ko robine amazi yagiye arongera akavuga ngo ushobora kuba uvoma kure akavuga umuntu nshaka kuba mvoma kure nyine hari ukuntu ushobora kujya ku mugezi ugatinda byumva se wenda niyo mpamvu yavuze ngo nagiye ku mugezi ndatinda amazi aza atinze nyine mugiraho amazi mbese icyaka cyo kunywa amazi afite cyashize hanyuma se ntabwo muricarana ngo agusobanurire impamvu y'ayo mazi oya nayo cyangwa hari n'abantu bavuga mu makomenti ndi kugenda nyasoma y'abantu benshi cyane hari n'abantu bavuga ngo indirimbo ashobora kuba yarayigukoreye njyewe se oya ubwo yayikoreshe ari wowe ubwo ari hose atangira byigeho yitekereza asubize mind inyuma ese yayikorera njye gute kandi njye mfite sheri ntabwo urumva sinjya ayikoreye bitewe impamvu wenda umuntu ashobora gukeka ko ari we yayikoreye mu cyumba mugaragara bisa naho wambaye ubusa bwose bitewe wenda n'ishuku burimo bigaragara ko wambaye ubusa rero niyo mpamvu n'abantu bagiye bavuga ngo baragushutse niyo mpamvu abantu bavuga ngo iyi ndirimbo ashobora kuba ari we yayikoreye ntabwo ari njye yayikoreye iriya ni acting wenda hejuru reka tuvuge ko hejuru sinari nambaye ariko hasi twambaye iriya ni acting nta kindi hanyuma abantu bakeka ko abakobwa bajya mu mavideo aba ari indaya ibyo urabivuga iki baribeshya yego kubera iki bibeshya basobanurira kose ni akazi yego ntabwo umukobwa uko agiye muri video ntabwo uvuze ko ari indaya kandi n'abantu mutekereza ko umukobwa yagiye muri video aryamana n'umuhanzi runaka aho byose ni akazi mushutinge ibindi murangize utahe ntaho utahe nta kindi hanyuma n'iki bavuga ku bakobwa bari muri showbiz muri iki gihe bavuga iki cyose courage hari abavuga ngo baba bambaye ubusa baba bakina mu ndirimbo z'ibishegu biba bimeze gutya ese nk'indirimbo z'ibishegu zinizi ubundi hari uwaberetse ubwambere bwiwe nawe nese ubwo ni igishegu gute ntabwo mwabonye wewe uremeranya nabo ko atari ibishegu ntabwo ari byo pe hanyuma twikomereje na Isimbi Chance afite umwana ngo mfite umwana yego umwana yitwa ngo iki Chance yitwa Mutsinzi Mutsinzi Lucky uba afite imyaka ingahe 3
hari ifoto narebye ndeba kuri stati yawe ahantu mbona uramuhetse uriya niwe wari umuhetse se cyangwa n'undi? Ni jewe. byabanje kuntangaza kubera ko iriya foto ni ya kera kandi umuntu wari uhetse umwana yari afite indi look wenda idasanzwe, niyo mpamvu nari mbikubajijeho. Ni jewe. Ni wowe? Iyo foto tuyereka abantu ni wowe? Tuyibereke. Ni jewe pe. Okay. Iyi foto ntiyari ryari chance? Ikigusezerana nubwo ari kera 2018. Abantu bakubona babona warahindutse. Oya, ntabwo nigeze mpinduka. Arabyibise cyane. Agaragara kuri kurya kabisa. Akabenzi. cyane. Urakemera? Reka ni ibintu byizana kuko nakira mbenda nakina nari mbyibushye bigenda bigenda bihinduka. Umwana wawe ari he chance? Ari hanze. Ari hanze. Ubu niho yibereye. Ego. Kubera iki umwana ufite imyaka 3 atari kumwe na mama we? Nari nyiga. Ubu ngubu ari kumwe nande, ari kwande, ese uramukurikirana ibikorwa bye bya buri munsi? Ego, ari kumwe na papa we. Kubera iki yamukujyanye? Ni wa undi wambwiye? Ni wa undi wambwiye wa mukunzi wawe cyangwa? Reba se ni we. Umukunzi uri kureba ni umwana we. Ego. Mukunzi wawe biragaragara ko chance agukunda. Ese chance nta tatuwaje ufite ku mubiri? Oya. Nani nzashiraho. Ubusa umugabo yawe ifite nanjye nkayishiraho nago byajyana. Kubera iki chance? Oya, umugabo nagoma niyiwe nanjye nzaguma gutya. Ariko ndafite tato y'inkovu ngiye. Chance ni umukobwa ukunda gutera story ndetse ndabona ari wa mukobwa nyine uvuga ibintu byose adaciye ku ruhande. Hanyuma turacyagaruka kuri ya ndirimbo Amazi. Ibitero byose nakubwiye ko turi bubivugaho turebere hamwe abantu ukuntu babivuze. Iriya ndirimbo igisobanuro cyayo ni nkuko ari umukobwa wenda uba wabuze ikintu kandi ni weho yakoreshaga ndetse anagutungaho, bigenda bigaragara ko ushobora kuba utari wigifite. Wenda yarantungaga kuko ni muri showbiz nyine yakoraga akazi kiwe. Ego, ariko ntabwo ari njyewe warambesheje. Warambeshe pe. Iyo muvuganya kubwira ngo iki kubijyanye n'iriya ndirimbo, ese abantu ba appreciating akazi wakoze? Je yabiha agaciro cyane kandi iyo tuvugana umunsi wa mbere nibwo iriya ndirimbo nabonye commentaire ndambwira je yindi biki twakoze kuko ahita ambwira ati chance byorere nusubire nayo yahise ambwira ati nusubire muri commentaire kuko nabo barakurenze ko wabaye. Hanyuma se abakobwa bafite amazi, reka twigarukire wenda tuganire kuko nabonye ko ukunda kuganira cyane. Abakobwa bafite amazi bo ubafata gute? Ese nawe urayafite? Njye nayibwirwa n'iki ko nari umuhungu ngo mbarije cyangwa mbimenye ko bayafite cyangwa njye kuyavoma. Reka ubwo niwe wagakwiye kumenya nimba aboji bayafite. Ariko ushobora kutubwira wenda ngo ngewe aha naha gutya amazi yaraje cyangwa se byari bimeze gute, byose bikagaragara kubera ko uri umukobwa nyine abantu ubu ngubu bagiye kuguhanga amaso. Erega sindi wasake nasarije amazi abura cyangwa akazi. Byumvikane ko rimwe na rimwe ujya icyo gihe iriya ndirimbo ubwo yabaye wasake yafunze amazi. Ariko mu buzima busanzwe aba hari urayafite? Akenshi nyine mu buzima busanzwe sindamara nk'icyumweru mu rugo nyine nahabona mbona ngo robine yakamye. Cyumba muri douche. Muri douche se muri douche yabuze mu itufata ibase ukajya kwiranja ugashaka yo mu ijerekani. Hanyuma mu buriri
amazi mu buriri yabamo uko mwasaje twebwe twarimbaga amazi ya robine gusa yabaje mu buriri tugaruke mu buzima busanzwe nawe nabwo tugaruke mu buzima busanzwe wewe ubwawe wizi ko ufite amazi kuko abantu bamaze kujajinga ko nta mazi ufite uri umukobwa ngo udafite amazi iki ariko tugaruke mu buzima busanzwe amazi yanyu amazi robine amazi yagiye robine zo ku mazi ya robine nese tukuvuga yesi yo twavuze mu ndirimbo ko mazi yanyu yo ku buriri atari yo twavuze mu ndirimbo ariya se ariya njye ndetse ko najya nirya nimenye kuzayibaza uriya ariko nyine mushobora kuba muri kumwe nzabibaze kameramani uzayibaza undi kwireba ariko yizi kariyo ariko nyine mushobora kuba muri kumwe ukavuga ngo aya mazi kabisa yose yaje uzubwo nibyo be tayari mbwira nyine amazi arahari cyane ahari azagusubiza ase be arihe ngo nzamushaka oya none se ko hanze ko madresse se wishaka be nshake se nzamukura isa se mbabarira ase uri umusirey queen slay queen ni biki se ubunduka ni ijambo rimaze kugezwaho abakobwa nyine basreyinga babyina cyangwa sinzi ukuntu nabisobanura abakobwa nibo mubizi ariko babwo muziko slay queen mwayifashe bitari byo slay ni tuvuge slay yonyine ni iki we nsobanurira njye ntago mbizi niyo mpamvu mbikubajije we sobanurira abantu ari abakobwa basigaye babifata uburyo slay mu bintu byinshi cyo kibazo hari na slay yo kunyerera yo kugwa kuri iki simbyibuka hari abakobwa no queen ni nyine ni umwamikazi nubyumva no slay queen icyo kibazo singifite tu ariko uriwe ndiwe wapi njye sinjya slaying abasray kenshi na kenshi ngo ni abakobwa bafite amafaranga rimwe na rimwe iki nimba se amafaranga ari ayabo ntayabo nibayagumane sinzi impamvu nabita abaslay amafaranga yabo barayakoreye ntayabo mu bayihorere bakanayabyinisha biramaze enjoy hanyuma umuntu agusabye ko umugira muri video uri kubyina wabikora byaterwa byaterwa n'iki sasa kugira ngo uvuga ngo ugiye kwakitinga wambaye gutya imyambarire nayo yikontaho igiye kujya muri video y'umuntu ubwo ni nka gute kuko muri ya video amazi wagaragayemo hejuru utambaye ego hejuru ntabwo nari nambaye ariko ikintu mwabonye gitangaje ni iki ni uburyo wari wakinzeho akaboko ko nari nakinze se kuko kinatatumye bayareba ariko ubwo wenda ibyo mwashatse kwereka abakurikirana video nibyo bashatse kubona ariko wenda nyuma ya video bashobora kuba barabonye ibidasanzwe aya nta kintu babonye ibyo twabiretse ni ibyo nta bindi biri inyuma hanyuma twigarukire kuri cya kibazo umuntu agusabye kujya muri video y'ubyina wajyamo utanyambitse nabi utambwiye ngo nambare ngo imyenda y'imbere yongine ngo ngugire hariya mubyinire hoya uzi kubyina se ubundi nabigerageza simbizi erega nawe wimenye jye nabimenye ariko mu buzima busanzwe hari nk'agapa umuntu aba azi akadensi umuntu aba azi uvuga ngo njyaka ngaka uragerageza njyaka ngaka ndakazi cyangwa se ndakagerageza oya nje gukopera ndabizi gukopera byo ndabizi urabizi none se gutwekinga bya bindi by'abakobwa babyinisha inyuma habo baherekana cyane ko nawe uhafite nawe mfite buriya nuko utabizi hari nyine uri kumbwira ngo uragerageza nk'umwe mu bantu nyine bakubonye muri la video mu buriri iki umeze gutya ukavuga ngo uragerageza ni nk'akahe nyine wagerageza njye nakubwiye gukopera byo ndabizi ushaka kunyereka ikintu none nkahita nyikopera nkakibasha ngakopera ukuntu abakobwa kanze mu kwereka ndamufite hano muri phone hanyuma unyereke uburyo nyine we wabikora kandi abakobwa bo baraturusha babiturushamo babifitemo uburambe
nyereka nisanga biri boko ndi bumukopere ndamukopera nisanga nari bubibashe sinabyo sindabi ndi wambwiye ko uzi gukopera gukopera byo ndabizi ariko yagana none hari igihe nk'umuntu ukopera nyine ugasanga undi yahishe cyane ujya ubona indirimbo igare ukuntu bayibyina Miche congratulations ndumva nayizi iriya ndirimbo nta buryo waburamo uyibyina uko yaba imeze kose umuntu ayicuranga turagusabye ngo ukore featuring urumva wayikora gute featuring na Mico akaba ariwe mukobwa uri mu mubyinire behind the scene ndaza kwikwereka ngaho nyereka kwa kundi wambwiye ngo wakopera oya behind the scene cameraman adari ngenda za kwikwereka oya abanyarwanda baragukeneye kuko niwe mukobwa ubu baragukeneye bakeneye kureba wa mukobwa wagaragaye muri ya ndirimbo ese ubundi izindi video se wagaragaramo ubyina oya mbadega mbandi umwana mwiza uretse iriya nyine niyo yonyine igize tu ariko urugendo rwawe rwatangiye coming soon hanyuma muri ya filime watubwiye uzagaragaramo nayo ubyina nk'uko wabitubwiye biri koza oya reka ngo tuvugishe ukuri tube open twisanzure mu kiganiro iriya ndirimbo nta muntu ushobora kuyijyamo atisanzuye atari wa muntu usabana n'abantu atari wa muntu werekana buri kimwe niye pa nk'uko wabembwe ushobora kubyina ukereka abantu bakavuga ngo uriya mukobwa ni wa wundi twabonye muri ya video cyangwa se aratubeshya singa agasura se agasura tentire murabona atari njyewe muramubona ara njyewe ntago reka njyewe ntago reka we ibyo kubona bitandikaye n'ibyo reko hari nk'akantu nyine ushobora kutubyinira ukagira ariko byibukire hase yari iri mu gitanda kandi wowe nyine mwabonye nganyereka akantu kamwe wenda abantu bareba inyuma yawe uburyo utwekinga n'akaririmbo wenda wabyina inyuma naho mfite urerekana he naho nagira se aho nagira ushaka nawe murashaka mpindukire mu ndebe inyuma poyo ngako piraka Nasura unatwambaye karoroshye nge twambaye kimwe oya karoroshye akangaka ntago nakabasha akushaka akazi cyose wumva ko koroshye n'ubundi nakamasegonda aha mbabarira nze maguruke ngufashe haguruka twagiye cameraman dore inyuma si washaka kaduru babonye bereke n'inyuma ariko ko hafite ahubwo bazaga kugisha yes mwamubonye chance isimbi umwe mu bakobwa bakomeye noneho ari kumbwira ngo mumwitege muri iyi sama nubwo iri kugenda wenda irangira ari ya covid ariko mumwitege hanyuma chance ujye ukurikirana umuziki wo mu Rwanda nizihe ndirimbo uri gukunda muri iyi minsi nazikumvishije mavi nako naguma vari ino munsi ariko ni indirimbo nkunda niziri gukunda hanyuma hari ikintu kijye kigaragara ku bakobwa umuhanzi yaba mukunda akananirwa guhisha amarangamutima ye akayamwereka yose yuko amukunda cyane we nk'umwe mu bakobwa umuhanzi ushobora kubona ukavuga ngo uyu nguyu icyo niyansaba cyose kibaho nakimukorera n'uwe Mana nyagasani bilaho melody ndagumukunda ego nande wundi
Subwo muragira inkondo zinga melody na social muraho nakishyiraho n'amarangi. hanyuma abahanzi ushobora kuvuga ngo aba ngaba noneho nabaha ya umuhanzi wenda ashobora nawe guhita gukunda akavuga ngo wenda duhe top 5 wenda top 10 ni nyinshi, top 5 y'abahanzi ushobora guha ubuzima bwawe buri kimwe cyawe cyose icyo bagusaba cyose. Ninde sugo Mico ari ku mwanya wa 5. Okay fine, but tugiye guhera kuri 5 tuzamuka reka nanjiri ubwo mwanya wa 5 ubwo turashira nanjye kuvuga King James Bravani ku mwanya wa 4. mwanya wa 3 turahazana Nelly Ngabo. Umwanya wa 4 turashira andi bo muntu ku mwanya wa mbere Mico the best. Kuki muri top 5 zawe hajemo uriya mwana muto ya Nelly Ngabo kubera icyaje indirimbo ziwe hari kuntu zigenda zinkurura exactly noza nitabiraho sorry yes sorry yihe nimbari fayita gute ngo ngukunda kubarusha nyene nawagusimbura nawe akora iki Nelly Ngabo ikintu cyose yagusaba wakimuha. Ndega Nelly Ngabo n'umwana wikatinga n'umwana gute Nelly Ngabo subira sinamufashe ko ngufu koko none se wowe uri mukuru cyane ndakuze mwana cyane. Urakuze gute? Abakobwa ntibakunda kuvuga imyaka yabo wenda wewe wayivuga cyangwa utandukanye nawe? Nje nayikubwira ikibazo nshobora no kukubeshya ko mfite myinshi ariyo niyongereyo. Oya ngiye nta kibazo mbwira iyawe ngivuge se nta kibazo ni cya 20 ufite 20 gutinya kuyivuga 20 ntabwo uri muko mfite 20 Nelly Ngabo ahubwo none se ahubwo arakuruta ko afite nka 19. oya Nelly Ngabo afite 19 ariko kagaragara uko agaragara urumva ntabwo ari type yawe. Aya ibyo se mbivuze ntabwo ari type yanjye. Kumukunda byo ndamukunda pe hari nko kuvuga ngo harya ubundi babyita gute nukifuza kumukunda byo ndamukunda ariko nyine nanone nambaye sugar mami. Kumukunda byo uramukunda ariko ni umwana. Aya umwana se mo gake hanyuma Mico the best. Umwe mu hanzi n'indirimbo ye byagaragaye ko wibyina bigaragara ko umukunda pe. Nkunda indirimbo wenda na nyiri indirimbo simwanga ariko yego biraho. Muri iyo top 5 wavuze niwe muhanzi cyangwa se niwe muntu ushobora kukubwira ngo ngenda gukunza ugahita wanga umugabo wawe? Ntabwo namwanga nicyo kibazo. Ntabwo namwanga. Uramukunda cyane cyangwa ni bya bindi abakobwa bavugira kuri kamera ku buryo wenda Bravani uvuze ashobora kuza akavuga ngo ngiye nakwikundiye? Aya ntabwo namwanga. Wabuje wikoreye iki ku buryo gituma mwanga cyangwa gituma nkwanga? Apana yo cameraman uri kubireba. Ntabwo wamwanga. Reka Yes, bakunzi ba Yawe TV, uyu ni Chance Isimbi twaganiraga, umwe mu bakobwa bagaragara cyane mu ndirimbo Amazi ndetse yanavugishije benshi cyane. Ibibazo mwamwibazagaho byarangiye ndetse yanabisubije. Ibyo atasubije Instagram yawe ni iyihe Chance?
isimbi chance mwamwandikira akaba yabasubiza ibindi byose mwifuza kumubaza. Twebwe iyi ni Yawe TV, ushobora kujya kuri YouTube channel yacu ugakora subscribe kugira ngo natwe ubugize umusanzu duha, kugira ngo natwe ibiganiro byacu byose dukora tuguha ujye ubibonera igihe, ndetse ukore share, ukore comment kugira ngo ubashe kubisangiza inshuti zawe ndetse babashe kubikurikirana. Uwo musanzu wawe nawo ni ingirakamaro kuri wowe. Kurikirana ikindi kiganiro cyacu ubutaha.